guys, waba ufite amakuru y'umujyi uba munsi y'ubutaka, ibintu bibera munsi y'ubutaka, ina ahantu hagiye haba imijyi iba munsi y'ubutaka, ugasanga business zose zirabera aho munsi y'ubutaka. Niba utaruzi ibijyanye n'imijyi yo munsi y'ubutaka, uyu munsi ndashaka kujya kubatembereza ku mujyi uri munsi y'ubutaka, munsi muri za metero magana angahe, ku buryo uhagera ugasanga ibintu byose birahinda, hari ibintu ishyano ryose, mbese ukagira ngo uri ku yindi si, ku buryo utabashije yenda kumenya ko uri munsi y'ubutaka, utamenya ngo ni iki kiri kujya mbere. Ndashaka kubajyana nkabatembereza, nkabajyana muri uwo mujyi hasi aho ngaho, nkabereka ibintu biberamo. Haba harimo ibibuga bakiniramo, haba harimo amasitasiyo za gari ya moshi, haba harimo amaduka, haba harimo amaresitora, haba harimo ikintu cyose n'ubundi ushobora gusanga hejuru, ku buryo ushobora kuhagera ukabona nta nyoni n'inyoni itamba, nta kintu na kimwe gihari, uri hejuru nko mu muhanda witwariye imodoka. Ariko wamanuka nka metero 200 uri kujya mu kuzimu, ugiye kujya aho hasi, ugasanga business ishyano ryose, abantu barahuzuye iki, abantu bari kuva mu bindi bihugu bagenda n'izo gari ya moshi zituruka munsi y'ubutaka n'amametero n'ibiki, ugasanga bahahuriye. Ni santere nini cyane, ishobora kuba ingana n'akagari, cyangwa se nyine bitewe n'ahantu uherereye, bitewe n'aho nzi hamwe nagiye mbona. Uyu munsi ndashaka kujya kubatembereza ahantu munsi y'ubutaka, mukareba ese abandi ni uko bateye imbere hejuru, babona bashaka kuba nta kavuyo kenshi gahari, bagahita bimanukira hasi, hejuru hari amazu, hari imiturirwa miremire cyane, ariko hasi munsi aho ngaho harimo ibintu byose, ama business n'ibiki byose. Uyu munsi kunzi buturi mu tw'amaboko, ndashaka kubatembereza mu mujyi wo munsi y'ubutaka. Ni hahandi ujya wumva ngo abantu ngo bagiye kwitsimba, ngo ibisasu, ngo bagiye kugira bateye ibintu ibyo ngibyo n'ibiki, ariko nkahita nibaza, ubwo oxygene umwuka duhumeka uramutse ubuze uri aho munsi y'umutaka, tayari ubwo buhiye. Uyu munsi rero muze rwose nze njye kubajyana munsi y'ubutaka, mbereke ngo munsi aba bantu bateye imbere bate, ku buryo bubaka bakubaka hejuru, bakabona ntago bihagije, munsi y'ubutaka bakagenda bagakubitamo ikintu bita umujyi rutura, karundura, urimo ibintu byose, ku buryo ushobora kwibera munsi y'ubutaka ubuzima bwawe bwose, ukazarinda rwose wivira ku isi y'abazima, utigeze ugera hejuru, wibera munsi y'ubutaka gusa bikarinda birangira. Ibi bintu byarantangaje. Uzi ko ushobora kuvuka ugakura ukiga ukagira ute wibera muri uwo mujyi wo munsi y'ubutaka. Ndajya numva ba mwanafunzi babivuga simbimenye, ariko uyu munsi abakunzi b'uturimo tw'amaboko, muze njye kubatembereza, mbereke munsi y'ubutaka ngo bimeze bite, umujyi umeze ute, mbese bihagaze bite, mbereke byose kila kitu, ndabatembereza rwose. Anyway, abakunzi b'uturimo tw'amaboko ndabashuje, nizere ko mumeze neza, nigeze ko mwakoze subscribe, abatarakora subscribe ariko namwe ndabashuje, mukubite mubangura, mugire vuba mukore subscribe, hanyuma musharinge, mujye mumpeza uducomment tw'ubwenge, ibintu byinshi nkeneye comment zubaka, mukampereza n'ibitekerezo, ariko nizitubaka naze mujye muzimpa, burya mujye mwiruhukira, mujye mwandika ibintu mushaka, nta kibazo. Ubundi muze rwose twiganirire, munambwira icyo nazajya mvuga, umuzi ndabazumingira kila kitu, ibintu byose ndabibereka, byari rimwe avuga ngo ntago ngo cameraman ngo aba yafokasinze ku bintu cyane. Uyu munsi ndabereka ibintu neza, umujyi ngiye kugenda mwinjiremo ngubereke, ku buryo nta kintu kibura, ibintu byose bibari balabala. Nicyo kintu ngiye kubakorera uyu munsi. Reka twinjire mu modoka tumanuke rero, tujye kureba uwo mujyi. Twagiye ubwo tugiye kujya mu modoka, ubundi njye kubereka umujyi, reka tumanuke. Guys, ubu turagiye rero muri wa mujyi uri munsi y'ubutaka. Reka mpere kuri iyi gitari. Guys, reka banze mbereke, murabona ko turi ahantu hanze, turi kuri ground. Hanyuma ubu ngubu noneho rero ndamanutse, ngiye hahandi munsi y'ubutaka niho nerekeje. Harimo abantu benshi, muraza kugenda mubona abantu benshi, ariko reka ngende munsi y'ubutaka. Urabona ko ngiye kumanuka ama esikariye, ndashaka kugenda mbereka buri kintu cyose, ku buryo mutaza kurekarama ngo nta kintu mwabonye. Uyu munsi nshaka jye singaragare. Murabona ko ndi kumanuka ama esikariye, ngiye kumanuka ngere hasi hariya mu kibuga, then nimara kugera hasi mu kibuga ninjire mu kuzimu. Nduzi ko ari mu kuzimu, handi mu kuzimu cyane. Urabona handi twari turi amazu doreyo, tayari dore amazu ari hejuru iriya kure cyane. Hano ninshaka reka ninjirire muri mall, hano hari shopping mall, niyo ngiye kwinjiriramo, then nimara kuyinjiriramo nkomeze njya munsi y'ubutaka. Umujyi wose ndagubereka neza, nta kintu na kimwe nshigaje. Kwanza ubu ngubu hano ndi nko muri metero nka 50, sibwo se ndi muri 50 ra, ndi muri 50 tugute hasi.
hano hagera inzugi zikifungura. Tayari ubu ngubu ninjiye mu mujyi katikati, hano ni munsi cyane, dore ibintu bya Saint Valentin bari kugurisha, bari kugura. Ukeneye ibintu bya Saint Valentin ahangaha ewana, they got you covered kweli. Hanyuma rero hano nubwo ndi munsi y'ubutaka ariko si cyane, reka nkomezemo hano ngende mbereka buri kintu, mugende mwitegereza, ndagenda mbereka. Murabona harimo amaduka ya za Carrefour, harimo ahazamuka asubira hejuru. Noneho muze kureba abantu muri bubonemo hano, murabona abantu benshi cyane ku buryo utaza kugira, ku buryo utamenya ko ari munsi ahantu rwose. Murabona amaduka, murabona ama screen yamamaza speed dating, harimo n'akantu ko kudetinga. Hano babwira abantu ngo si yusu, niba gusezera bavuga ko ugiyemo hasi nyine bazongere kukubona hejuru. Tayari murabona ko ubu ngubu turimo ahangaha rero, murabona harimo abantu benshi cyane. Ni naho ushobora kuhategera amatreni ndaca munsi y'ubutaka. Ni ahantu hari ahantu hanini cyane ku buryo murumva harimo no kwanawunsinga ibintu bijyanye n'amatreni. Reka nze gatoya mbereke noneho amatreni. Murumva muri background barimo baravuga igipolishi, muraza kubyumva. Reka nze nce nko ku ruhande mbereka ahantu treni zinyura. Hano ni kuri sitasiyo ya treni ariko nta treni zihari, urabona ko naho hari mu kuzimu hariya hasi. Iby'amatreni nzabakorera ikindi kiganiro mbereka amatreni agenda gute byose nzabibereka. Dore za Costa Coffee, ibintu byinshi nyine, dore ama platforms. Mbonye na bene wacu kuva nabera hano bacuruza, nanjye vuga ngo ibyo ntazi ariko ntago nzi ibyo ari byo. Za McDonald ushaka kuza hano, hagira ushaka kuzamuka hejuru, ariko reka nze mbereke buri kira kitu. Ahangaha ni mu kuzimu, ni hasi no kugira ngo ubyumve ntago ndagira hasi cyane. Reka nze mbereke train irahageze. Dore train ngiyi, iyi ni train ihageze, ariko urabona ko iri guca munsi. Ndakomeza mbereke, dore za Starbucks, dore za nizere ko urusaku ariko muri burwihanganira ruri mu rundi rurimi. Reka nkomeze mbereke, ahangaha bacuruzamo ibitabo. Harimo utuyira twinshi ushobora kugenda unyuramo. Ahangaha ubu ngubu turi munsi, ariko hari amaduka ya za Subway. Hano naho bacuruza imigati, dore za DHL ahantu zikorera. Dore hamwe nababwiraga bacuruza ibitabo. Dore za ama ATM, dore biki. Mbonye n'abapolisi, mbonye n'abasirikare bafite imbunda. Abasirikare bafite imbunda sinzi ngo bashaka iki. Ubu nabera n'ubwa mbere mbonye abasirikare bafite imbunda. Buriya bacunze umutekano, ariko yenda umyagira. Ni ahantu harehare cyane, ntago nahagenda ngo mparangize. Ni harehare cyane ku buryo uratembera ukagenda ukamanuka. Dore n'ubu hano ndacyamanuka, dore unyura kuri zindi za McDonald, aho harimo amashopu menshi, kugenda ugakata hirya ukagenda. Ni henshi cyane ku buryo uyu wose ni umujyi ku buryo nta kintu utakora, wahakorera buri kintu icyo ari cyo cyose. Ariko nshatse ubu ngubu nanaka exitinga, ngasohoka nkazamuka nkabereka ahantu twari turi ukuntu hameze. Reka ni exiting irahera. Reka nze ndore, reka nsubire n'inyuma. Noneho ndaza kuzamuka mbereke ngo nk'ibi bintu ntabwo wamenya ko hano ari munsi y'ubutaka. Ntibishoboka. Ushobora kugira ngo uri kwigendera, ukagira ngo uri kugenda ahantu hasanzwe, kandi ntabwo hasanzwe guys. Urabona ko buri business, buri kintu icyo ari cyo cyose hano kirimo, nta kintu na kimwe kitarimo. Dore ama platforms ya za gari ya moshi, ariko zica munsi nyine. Nizere ko ako gasaku kandi mwakihanganiye.
hagiye harimo urusaku rukeya ukuntu bitewe n'ahantu. Uyu munsi kameramani ntabwo ndamwitwaje, navuze nti reka byikorere kugira ngo bitaza kugorana. Ariko nagira ngo mbashe kubereka like buri kintu icyo ari cyo cyose cy'ibintu bibera mu mujyi uri munsi y'ubutaka. Dore ibyapa byo kwamamaza by'amasikirini, amataburo ameze nk'ayo ku kibuga cy'indege, ayandi aba ariho amafurayiti, dore amashopu acuruza utuntu two kurya, ni ibintu byinshi cyane kabisa ku buryo ntabwo biba byoroshye. Ariko reka nze noneho mbereke tureyini neza, nzibereke neza nta kantu k'urusaku. Izi ngizi ziri gutambuka, hari n'abantu baje kuzitega, sinzi niba muri kuzibona. Dore ngizo rwose, nizere ko muzibonye hariya. Ariko nzabereka, ndabakorera video ubutaha yo gutega train zica munsi y'ubutaka, apana train zo gutega izo bita za metro zica munsi y'ubutaka. Nzazibereka, nzabereka uko bazitega, nzabereka uko zigenda, nzabereka umuvuduko zigendaho, ziba zigendaho umurabyo kweri. Nzabereka buri kintu icyo ari cyo cyose ku buryo guys, ngiye gusohokamo, ariko sinzi ubu ngubu niba ndaza kuba ndi gusa neza, ngaragara neza, kubera ko iyi ngiyi nyifashe ndimo hasi cyane. Sinzi ukuntu ndaza kuba ndi kugaragara, nizere ko muraza kubona ngaragara neza, kuko kwanza ndashaka no kuexitinga ngasohokamo no nkabireka ukuntu nsohotsemo, ku buryo ibintu byose nzamuvuga muti ubu ndi kuzamuka, ndi gusohokamo ngo mbereke ngo nuko nsohotsemo. Ndi kuzamuka cyane, mbereke ukuntu umuntu acomoka munsi y'ubutaka. Dore ngahariya hasi aho nturutse, noneho ngeze hejuru. Reka nze mbereke dore ngeze hejuru. Ubu ngubu nibwo nzamutse, ngize amahirwe yo gutunguka hejuru, ntungutse hejuru. Nizere ko buri kantu kose mwagiye mukabona. Ubu nibwo ngeze hejuru, nibwo nongeye kubona amazu. Reka nze mbereke hejuru ukuntu hameze. Dore hejuru murebe, dore ubu ni hejuru ndi. Igisigaye ni ukwambuka icyo bita mu banyamaguru. Nshatse nananyanyagira, ariko burya guys, iyo muri kwambuka se mwebwe ntago mwihuta. Ndanyanyagiye guys. Ubu rero ndi hejuru, dore nagira ngo mbereke ko nsohotsemo. Dore amazu yose ngaya. Ni kuriya rero mberetse umujyi wo mu butaka. Ugira ikibazo anyandikire muri comment, ambwire ngo bimeze bite, kugira ngo bize gukomeza. Murabona ahantu natangire kwa ya gitari ko ariho ngeze do. Ubu niho ngeze. Saba rero murayikinge, musubscribinge. Dore ngeze no ku bantu bari gucuranga umuziki, ariko ururimi bari kuririmba niba ari Ikinyabangladesh, niba ari Igitaliyani, niba ari Icyarabu, sinzi ngo n'ubu rurimi. Saba rero turi kumwe, murayikinge, nizere ko mwasubscribinze ibintu byose. Mumbwire n'ibindi bintu mushaka ko twakora. Sawa mwese, ndabakunda. Ciao.